Hey lovers, how are you doing? It's your boy Silva. Today I bring you another episode for the creative social. Mbere na mbere, umwaka mushya muhire wa 2023. Umwaka mbifurijemo guhirwa, umwaka mbifurijemo byinshi. Niyo mpamvu uyu munsi ndakora ikiganiro mu Kinyarwanda. Uyu munsi ndababwira ibintu 10 byo kuzirikana muri uyu mwaka. Nawe se hari ibyo wumva twazirikana, bidusangize muri comment. Tudatinze rero, ibi ni ibintu 10 tugomba kuzirikana, tugomba kugendana nabyo muri uyu mwaka, kuko imyaka yatambutse twize amasomo menshi. Ibi rero ni ibintu tugomba kugendana nabyo, bizatubera intwaro, bizatubera impamba, izadushyigikira muri uyu mwaka mushya dutangiye. Umwaka numva ko tuzagera kuri byinshi, kandi numva ko nidukomeza kugira kwizera, nidukomeza kugira imbaraga mu byo dukora, tuzabigeraho. Reka dutangire. Icyambere, uyu mwaka uzazirikane gusenga. Wibuke ko Imana niyo ishobora byose, kandi ibintu byose biri mu mugambi wayo, niyo ibitunyuzamo, niyo ibitugezaho, kandi haba hari impamvu. Uzasenge cyane muri uyu mwaka. Icya kabiri, kwiyitaho. Uyu mwaka ujye wibuka kwiyitaho muri roho yawe, umubiri ndetse n'ubwonko. Uzite se n'ibiki uzasoma, n'icyo uzaha ubwonko bwawe kugira ngo ugire ku ntego wifuza. N'icyo uzagaburira umutima wawe. Uzirinde kwibabaza, uzirinde ibintu bigushyira mu bihe bitari byiza mu buzima bwawe. Ibyo nabyo ni mu rwego rwo kwiyitaho, kandi uzamenye gukora siporo, uzamenye kurya neza. Byose ni ukwiyitaho, kwambara neza. Uziyiteho uyu mwaka. Icya gatatu, kuyungurura hano nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ibintu bitandukanye. Hari iby'ubuzima buduha nk'inshuti, aho tujya, ndetse n'ama opportunities cyangwa se amahirwe, habe akazi, habe ibintu bitandukanye. Uzayungurure. Ntabwo abantu bose muzahura muri uyu mwaka ariko bazakubera inshuti nziza, nta nubwo ariko bazakubera inshuti mbi. Uzashishoze, uyungurure, menye ibyo ukwiye. Hari amahirwe uzahabwa, hari ibyo bazakubwira ngo itabire. Uzayungurure, umenye si ibi ni ngombwa ko mbyitabira, ese si ngombwa ko mbyitabira. Uzazirikana iki kintu, kuyungurura, bizagufasha kugera ku cyo ushaka bya nyabyo, atari uguhuzagurika kujya ku bije byose. Oya, menye icyo ushaka, uyungurure, ukigereho. Icya kane, kwizera. Uyu mwaka uzagire kwizera. Mu Kinyarwanda baravuga ngo agatinze kazaza n'iki namenye ya ruguru. Yego, uzagira ukwizera, wumve ko ibyo utarageraho uyu munsi, ibyo utagezeho mu myaka yatambutse, uzabigeraho mu myaka iri imbere. Haranira kugera kure, wizere ko imbere ari heza. Izakubera intwaro cyane, izakubera imbaraga mu gihe wumva wacitse intege. Kwizera ni ikintu kinini, gifite imbaraga zirenze uko wabyumva. Uzizere cyane muri uyu mwaka, wumve ko bishoboka, kuko ufite ubuhamya bw'uko byagiye bigenda mu myaka itambutse. Urabizi ko kwizera birafasha cyane. Icya gatanu, hari uguhozaho. Nimba hari icyo ukora, wicika intege, guma aho ngaho, guma uhari. Hari codes yibuka neza wayidusangiza muri comments, ivuga ku buryo igitonyanga kimwe gihozaho kimena ibuye cyangwa kimena urutare. Yego, urumva imbaraga zo guhozaho. Ushobora kuba ubona bidakunda, ushobora kuba ubona hari ibiguca intege, ariko iyo uhozaho bya bicantege ahubwo bikubera iki? Amahirwe, bikubera inzira, kuko uri determine cyangwa se ufite ubushake. Iyo uhozaho rero, ubwo bushake niho buva, abashaka kugushyigikira niho bava. Uyu mwaka uzibuke guhozaho. Ntukajye uza rimwe ngo tukubure, ntukajye ukora ikintu ngo ucike intege, ugire ubunebwe. Oya, hozaho. Izaba intwaro yo kugira ngo uyu mwaka kuko tugere ku ntego zacu. Icya gatandatu,
kwiyemera uziyemera uyu mwaka. Icyo nshatse kuvuga hano ni iki? Ntabwo mvuze ngo uzishyire hejuru, uzibone, uzirarire. Icyo mvuga hano kwiyemera ni ukumva ko ushoboye, ni ukwemera imbaraga ufite ubwawe, yego, ukumva ko yego uzagisha inama, abantu bazakugisha inama, uzasoma ibitabo, uzareba amavideo, tips, ariko wibuke ko ari wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, ni wowe ufite umwanzuro w'icyo ushaka gukora. Uziyemere wumve ko izo mbaraga uzifite, kandi koko ukurikira icyo ushaka. Ugomba kwiyemera ukumva ko uri umuntu ukomeye, yego. So bizagufasha cyane niwiyemera. Icya karindwi, kwizigama. Ngira ngo nimba hari amwe mu masomo twize mu myaka yatambutse, twabonye ko ntawe umenya icyo ejo hahatse. Hari igihe ibihe bidutungura tukabura uko tubyikuramo. Bivuga ngo iyo wizigamye ibihu binyuramo kandi ntibiguhungabanye. Uzibuke kwizigama, wumve ko ayo winjije yose atari ngombwa ngo yamare. Kwizigama si ngombwa gusa ngo yajyane mu mabanki n'ibiki. Ushobora kugura ikintu gituma ayo mafaranga yiyongera. Ushobora kuyashora mu bintu biyakuba aho kugira ngo biyagabanye, aho kugira ngo tubinywere, kugira ngo tuyabyinire, oya. Ahubwo twizigame, twibuke ko tutaje iminsi dufitiye. Iminsi twabonye ko iratenguhana, so ni ngombwa kuba twiteguye tukizigama. Icya munani, kuvuguziga. Menya icyo kuvuga n'icyo kutavuga, menya icyo gucira n'icyo kumira. Nimba hari ikintu kizagufasha muri uyu mwaka, ni ukumenya abantu muri kumwe, ni ukumenya aho ugenda, ni ukumenya ibyo ubamo bya nyabyo, sibyo? Menya icyo uvuga, menya icyo utavuga, kuko hari igihe uri kuvuga nonaha biza kuba intwari kurwanya ejo hazaza. Kuko baravuga ngo n'ibiti bisigaye byumva, Vuguziga, umenye uwo uri kubwira, witanga icyizere cyawe 100% ngo abantu babwire ibintu byose, kuko niho bahera bakagushyira hasi. Vuguziga, umenye icyo ugomba kuvuga n'icyo utagomba kuvuga. Ugomba kuzigama, yego, ugira ibanga ryawe. Bizaguha imbaraga, kuko umwanzi uzi neza ibyo utekereza, uzi intambwe ugiye gukurikizaho, biramworohera kuyisenya, kugutanga imbere akabyica, kurusha wa wundi utazi icyo uteganya ashita ukabona byabaye. Uyu mwaka rero uzibuke kuvuguziga ibyo uvuga n'ibyo utavuga. Icya 9 ndagikunda cyane. Icya 9 kiravuga ngo gukunda. Uyu mwaka uzibuke gukunda. Buriya mu Kinyarwanda baca umugani ngo inshuti ya benshi itinda gupfa. Wari wagera mu bibazo wumva byakunaniye, wumva ntaho wakura, ikibazo cyakuremereye, ukabona umuntu arakugobotse utabitekerezaga, cyangwa se bikaba ngombwa ko wiyambaza abantu wowe ubwawe byanze. Ni bande wiyambaza? Nabo wagiriye umumaro, nabo mwabanye, nabo wakunze, nibo bagaruka kandi bakagukunda. Icyo biba nicyo usarura. Uyu mwaka wibuke gukunda, wibuke kubanira abantu, kuko abantu duca mu bintu bitandukanye. Ni byiza kubanira abantu, ukabakunda, ukabafata uko bari, nta kubacira urubanza, ahubwo ukabumva. Icyo kizagufasha cyane uyu mwaka, gitume kandi nukenera abantu uzababona, kuko ibintu ni abantu. Nk'uko umwe mu nshuti zacu yabivuze muri video umwaka ushize, atubwira ko isomo yiza ari ibintu ari abantu. Nanjye ndabihamya ko kunda abantu, nabo bazagukunda. Uzirikane ko ari urugendo dufatanya. Ikiremwa muntu gikeneye ikindi kiremwa muntu kugira ngo kigere kure. Walk alone to go faster, and or go like bavuga ngo walk together to get far. Ibintu nk'ibyo. Ndumva ko nimba wumva imbaraga z'urukundo, icyo kizagufasha muri uyu mwaka. Icyanyuma rero,
nakubwira ngo gukanguka, icyo ni icyacu. Gukanguka, wibuke ko abantu bahinduka, abantu barahinduka. Umuntu muri kumwe uyu munsi, inshuti yawe muri kumwe uyu munsi, ntibizagutungure ejo mu gitondo ubyutse mutari kumwe, ubyutse mutanakivugana, ari stranger cyangwa ari umuntu utigeze umenya. Ntibizagutungure kuko abantu barahinduka. Kanguka, wumve ko nk'uko nabivuze hejuru, wumve ko ushoboye, wiyemere. Kanguka, umenye isi turimo uyu munsi, kuko baravuga ngo ntagahora gahanze. If it's not a clear yes, then it's a clear no. Nimba atari yego yeruye, ubwo ni oya. Nuvuga ngo ntuzate umwanya. Kanguka, umenye aho uri, ukore ibiri mu nzira yawe, ibiri gukunda, ibidakunda ubyihorere. Yego, ibidakunda uzabyihorere, ni yego cyangwa oya. Urabona birashoboka, urebye oya, ibyo bintu bizatuma udindira muri uyu mwaka. Kanguka, umenye icyo ushaka. Nibyo rero nari mfite kubasangiza, ni ibintu 10 byo kuzirikana muri uyu mwaka. Ndizera ko uzabizirikana, kandi nawe nimba ufite indi nama watugira, nimba ufite ibyo ubona bizadufasha muri uyu mwaka, reka tubisangire, reka dutangire umwaka n'imbaraga, dufite morale, dufite energy zo kugera ku ntego zacu. Kandi nkuko twabivuze mu yandi mavideo, wibuke kugira intego. Ibyi nizo ntwaro zizagufasha, kandi ko uyu mwaka tuzaba tuganira uri kurangira tuvuga ngo izi ntwaro zaradufashije kandi twageze kure. Nimba uri mushyashya ahangaha, ntubibagirwe gukora subscribe, kora like, comment, unasangiza abandi iyi video kugira ngo ubutumwa bubagereho, nabo babashe kugera ku ntego zabo. Iyi ngiyi ni The Creative Social. Reka tubonane muri video itaha.